Ndasuhuza buri muntu wese nkurikiye kuri rutonde rw'Akanyenyeri TV n'umusoro kuri subscribe, like, comment and share. Uyu munsi tugiye kureberamo uko uploadinga video kuri YouTube cyangwa uko washyira video ku rubuga rwa YouTube. Baza hano kuri YouTube, yinjiramo, numara kwinjiramo ihita uza hano, uraba wateguye video yawe, ihita uza aha hasi, uza hasi uciye akazeru ahantu hari akamenyetso ko guteranya ugakoraho, akamenyetso ugakoraho barakwereka ko uploadinga video, ko uploadinga gukora live, hano gukora post. Okay, wakora kuri akamenyetso uhita uze mu mavideo yawe. Nugakoraho ko uploadinga video, barahita bakuzana mu mavideo yawe. Numara kugera mu mavideo yawe, uraza uhitamo video ugiye kugira gute, ugiye ku uploadinga. Wenda tugiye ku uploadinga ino video iyi ngiyi. Okay, iyo video ugiye ku uploadinga uhita uyikoraho. Nitumara gukora kuri next, barahita batugeza kuri no background, batugeza ahantu tugereze banze bigire gute byirloading. Uri kubona ko byamaze kugeraho tayari, byamaze kugera gute kugeraho. Angaha tubwira ati Akanyenyeri TV n'ibindi byinshi. Title ni title uha cyangwa umutwe w'ino video, uha ino video, wandikaho indirimbo, wowe wandikamo title ushaka indirimbo, tora Kagame. Nanaberetse application igukorera iriya ndirimbo wumvishe imeze ko biranakoze. Ahangaha ni add description, aho muri add description tukavuga ngo make your subscribe, ukajya wigendera. Ahangaha aha hasi mubonye nkoze, twahereye kuri title, tugera kuri description, tugeze ahangaha ko kuri visibility, no tugeza kuri visibility. Ahangaha kuri visibility turi bukore kuri visibility, set visibility. Ahangaha icyiza nakubwira nuko warasaga bimeze gutya biri public, ariko icyiza nakubwira nuko uyishyira private. Yishyize private ngene bikurinda, bigufasha kutabona ama copyright. Yishyize public, copyright ziraza pe. Icyiza nakubwira nuko uyishyira muri private, kwishyira muri private. Okay, turayigumisha muri private. Ahangaha bahita bakubwira add to playlist, shyireho playlist, hitamo playlist. Ahangaha ugomba kureba ko comment zifunguye, iyo zifunze haba hariho off, wowe ugomba kuyishyira kuri on. Nurangiza uhita ukora hano kuri upload. Uri kubona ko aha hasi bari kutubwira video yacu iri kujyaho. Dukora hano kuri C video. Tugereze ubanze ugiye gute processing. Uri kubona ko video yacu irimo iragera gute, iri kujyaho.
video yacu irimo iragera gute iri kujyaho. Ndaza kubereka nimara kugeraho ukuntu washyira public. Nakwereka ukuntu washyira public cyangwa ukayishyira kuri Premiere. Nicyo kintu kiri buze gukurikiraho. Kandi mpagaritse ino video ndagaruka nze kubereka uburyo washyira public. Video ngubu yamaze kugeraho ariko ubu ngubu ntabwo yari yagaragara. Kubona ko video ahangaha yagize gute yahageze. Ariko no video yahageze ariko iri private. Niyo wayireba gusa. Kandi no kwireba ntabwo ari byiza kubona ko hano hari akantu k'agufuri irafunze. Kugira ngo tuyishyire public, turaza hano dukore kuri tuno turongo dutatu. Utu turongo dutatu uranga dukoreho. Numara kudukoraho tuno turongo dutatu, uhita uza ukanda hano handitse edit. Hari agakaramu uhakore. Kore kuri edit video. Okay. Nimba ushaka kuyishyira public, urakora hano kuri set visibility. Ukubona ko nkoze hano kuri set visibility, buri wese nizde ko yagize gute yahabonye. Set what if set visibility, uyibukore kuri set visibility uwakore. Numara kwakora kuri set visibility, hariho processing zitandukanye. Hariho public, hakabaho set instead Premiere. Ushaka kuyisetting na Premiere. Yo gusettinga Premiere nzagaruka niba kodaho indi video. Tugiye kwishyira public. Ukuntu ishyira public ni gutyo tuza gakora kuri kano kantu ka hejuru. Ubururu bukajya muri public. Mbere bwa byari biri ahangaha, none tuje tubishyira muri public. Numara kwishyira kuri public, itukora kuri kano kantu kakambi gasubira inyuma gakoreho. Numara kugakora kano kambi gasubira inyuma, itukora kuri save. Kubona ko video updated. Kubona ko video iri ko updating. Kubona ko video yamaze kugeraho. Video yamaze kugera gute kugeraho. Ibintu bigaragarira buri muntu wese. Iri public imaze kugeraho afite no views, ibintu byose ni kuno bigira gute. Bitanyara bazako na nino video mwagira gute mwahireye akaza katimbo rikeza cyane mukore subscribe. Mana ibahugisha kuzuze abasubscribers igihumbi dukore monetize. Ikintu mbasabye nitkuza monetize nzajya mbaha n'ibintu by'ibihembo mukore subscribe. Yabanga bifite subscribers 30 nabana abantu bose bamaze gukora subscribe ndabashimiye. Thank you, Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.